barya abagore babo bonyine ni bangahe kwijana muri no Kigali Nanahashize nk'ukwezi kavuga ati wanteye inda wabifata gute wabona nanjye bwanjye sinishoboye wamushyira mu rugo ni inshuti zabambwiye ngo ateye inda yego ngo kandi ndayanga igeze nko mu mezi nkarindwi ntabwo naryama n'umuntu akunda aje kuganira ku kibazo nyine cy'abakobwa baterwa inda batujuje imyaka cy'abasore batera inda batabitekerejeho. Tubanje kubasuhuza abakunzi ba Fani TV show muherereye impande n'impande cyane cyane abumva ururimi rw'ikinyarwanda muri rusange turabasuje dusuje abarundi dusuje abanyarwanda muri rusange badukurikirana bahari hano iwacu dusuje n'abandi bantu rwose baje kumva ururimi rw'ikinyarwanda mwisi ndabakunda mani my gosh murabizi ninjye namwe wow shacyaze umuntu nabazuriye kirwe noneho ngagira ate aratwika man mwazaniye Lucas ariko reka zabibwire niye gushyuha nkaya mazi ashyuha nka muntu ujye ubyina mbere y'umuziki ngo singo imizibiti ese umeze mutabashuru bize neza okay kuri kamera zacu umuntu muri kwareba n'umusore mwiza mukunda mwese ndabizi mukunda muri benshi muri comment mwarabimbwiye ariko ngiye narabwiye ngo ngiye kubereza show kuri Fani TV show. Fani TV show turabakunda cyane rero reka duhe ikaze umutumirwa wa Fani TV show abibwire tugaye ikaze Lucas. Thank you. Nitwa Lucas muri filme ako usanzwe nitwa Yves. Murakoze kumpa ikaze kuri Fani TV show arubwo harya ari ubwa mbere ra njeho ntakaro ubwa mbere agaro ubwa mbere ya uretse filme wakinyemo yitwa Bad Love iri kuri Fani TV show ariko kuri kamera za Fani TV show mu kiganiro bisanzwe n'ubwa mbere haje uretse muri filme wakinnye yitwa Bad Love. Okay ndabasuje peace and love kubakurikirana amafilme dukina kandi blessings to you guys. Thank you. Yeah. Fani TV show abakunzi ba Fani TV show rero nababwiye ko nzambahereza ibiganiro bijye bitandukanye ngiye kuzanye nambahereza abakobwa bagiye bahura n'ibibazo bakiri batoya. Impamvu twatumiye Lucas ni mu buryo bwo kumubaza niba wenda nk'umusore aramutse ateye inda akiri mutoya uburyo yabasha kwitwara ese yakwitwara gute nk'umuntu w'umusore wabateye inda zitateganyijwe cyane cyane ko hano hanze hanga hari abakobwa benshi cyane bakora ibintu batabitekerejeho. Ruka tugwaye ikaze no kuri Fani TV show. Ese kibazo cyambere kirabaza kiti ese uramutse uryamanye n'umukobwa yakwizaniye yego ntabwo wamuhatirije ukamutera inda kandi uko mugiye kuryamana bisanzwe ari ibintu burite birangira ese aramutse nyuma yaho mukibona nahashize nk'ukwezi kavuga ati wanteye inda wabifata gute kaye musore? Okay uziko mwabikoze kaye mugakora aho nimukoresha agakingirizo uko bisa kose umugabo cyangwa umusore iyo ibyo yakoze ababizi so rero nanone bishobora kuba arimo arakubeshyera nabyo birashoboka n'impande ebyiri zishoboka umwe cyangwa se nanone kaba hari undi wayimuteye nyine ashaka kuyikugerekaho kubera impamvu hari inshuti yanjye reka ngo urugero rworoshye kugira ngo tugendane neza. Hari inshuti yanjye yari ifite girlfriend inshuti yanjye w'umuhungu yari ifite girlfriend gusa hashira igihe batavugana bigeze aho ngaho umukobwa aza kumwihomaho nyine aza kumwishinzaho ewana aza muri sinenge zacu dukunda kuva yatenetse kabisa yatenetse hanyuze tipe yari n'imanzi man abantu bavuga ngo nta manzi zihari wallahi zirahari hanyuze tipe umubebe aramubwira ko man uziko ntazi muri chambre yawe aramubwira se singiriya ngo merekeza nyine njyaneyo ndaravuze none samuka byarawe aramuherekeza aragenda agezeyo
ubwo yari akoye uwo mutipe nawe yari idage mu buriya rero tuzatuvuga dukome urusyo dukome n'ingasire idage babishatse kuvuga iki Lucas? Icyo babishatse kuvuga nyine ni umuntu utari umusirimu mu mutwe wallahi, cyangwa se utajyana n'ibihe, utari civilize. Okay. Kumbi niko idage bishatse kuvuga. Bari uburi kadage ya danje uburi indobo. Najya mbyumva ariko ntasobanukira icyo bishatse kuvuga. Gusa nyine nta kibazo wakomeza kwabwira abanyarwanda. Okay, in summary ubwo nyine baby hazase wansomye mu mwuka byara igihe tumaze dukundana wambaye ukansoma yaba tarazusumana. Anja amusomye tipe majyepfo bitangira kugira kurabura. Anje birangira bigiye kuba nyine umuhungu aramubwira sasa wabona nanjye bwanjye sinishoboye ntago nagira nabyareka nkoresha agakingirizo. Baba baramubwira bagiye rero barakubeshya mu gakingirizo nta kintu naba numva pe nta cyaba kirimo. So ubwo rero umujama arabyanga byanze ubundi noneho umubebe azayisiza amasusa bwa kabiri yamuteguriye bya miliyari fresh ase sorry gato wenda ibyo bintu by'isusa ndabyumvishe kera hari ukuntu wenda abantu bakera bajya batubwira ba sogokuru na banyogokuruza ngo hari ukuntu nyine ngo wajya gushaka umugabo ngo ukisiga nyine bijya gusa nk'ibyo ngibyo ngo isiga ikimuri ni amavuta y'inka ukayisiga ngo umubiri wose ngo umugabo yakora ngo ukanyerera. Ese bijyanye n'ibyo uri kuvuga cyangwa ndi kubyitiranya? Ibi muri ngaye bazo nk'umukobwa aramutse aguhobeye yisize nk'urumuri wallahi ikimuri nyine amavuta y'inka nta nubwo wanararana nawe kwanza abanuka pe. Nyiri ibyo ni ibyo ubu ngubu byaje ariko kera niko ibintu byari bimeze. So nyigana kuri end nyine ubwo yaraje bwa kabiri barabikora ariko umutipe ariko ndi bari muri action nyine umbeba ngo baby ngo mbara ngo nterinda bari mu gikorwa shaballa umutipe yisava yiruka. Niyo mpamvu rero nasoje gahunda zi niyo mpamvu nabwiraga abakunzi ba Fanny TV show gutera inda ni ikintu no kuryamana n'umukobwa mukishimana n'ikindi. Burya gutera inda ni ikintu kivuna mu buzima. Umva none ikintu cyabaye nyuma se yabo byagenze guhura icyo se umujama nyuma y'amezi nk'abiri abiri atatu ko bwaramubwiye ngo nako naba n'inshuti zabamubwiye ngo ateye inda. Yego ngo kandi Indaya ngigeze nko mu mezi nk'arindwi. Yabyifashe mato umusore yahise abaza wa baby amubajije baby akazajya bihakana. None ariko behind aba inshuti zabo zo zikajya umukobwa akagenda akabibwira inshuti zabo yuko ari bamuteye inda. Naho impamvu yabikoraga ngo gutyo ngo ni ise ni boss wase wamuteye inda. Ako umukobwa we yaragwije imyaka nyine yari mukuru umva umuntu uza kwihoma ku muhungu aba ari mukuru arangije naho ngo ni boss wase wayimuteye arangije ariko ngo ntiyashaka yuko ngo se ngabimenye. Okay, none uwo mukobwa yari afite nk'imyaka ingahe? Yari afite 21. Ariko yarakiri mutoya uko bigaragara nyine uko biri 21 aba ari mutoya uko 21 bawemereye gushaka ariko nanone buriya bukiri mutoya mukunda. Ariko hano ikintu turi kuganiraho ni umukobwa wateye inda afite imyaka 15 16 kuzamura kugeza ku myaka 18. Ndi kukubaza ese nk'uwo mukobwa ufite imyaka 13 15 17 18 uramutse umuteye inda wabyifata mutabikubwiye ngo wanteye inda kandi wacu banyirukanye wabyifata muti nka Lucas tuzi cyane? Nubwo byanaba uretse yuko bitanabaho kuko biragoye mayijini ariko nyine mu rundi ruhande ntago wabyishimira. Ntago nizubwo wabyishimira man neza ngariga nantwe tuzatwishyira mu kimbo sometime uwo mwana ari nk'uwawe. Ese uwo mwana wamufasha cyangwa watererana nyina? Ko gita utanamufashije sawa ubwo buri igiki. Okay, ku ruhande rwawe wamufasha nyina akagoringa up ariko nagwa mushyira mu mago wenda hata urabiswa kuko ariko se ubundi okay kamaze gusobanurira urabiswa ite mwana utuje imyaka mu muco wa Kinyarwanda hano mu Rwanda mu gihugu cyacu baragufunga bakagukatira sibyo 25 sibyo none ariko hari n'igihe batagufunga biteye nawe mwabyumvikanyeho
cyane cyane bakunda gufunga abantu batabigizeho ubwumvikane hagati yabo. Ese wowe uwo mwana uramutse umuteye inda we nawe mukabyumvikanaho ahubwo ati sheri ngenda gukunda ariko nshaka kunshyira amagoni wacu banyirukanye, wamushyira mu rugo cyangwa wareba ukundi kuntu umubwira ukazamufashiriza ahari ariko utamushyize mu rugo, cyangwa wamushyira mu rugo mukemera gufata inshingano mwembi we nawe? abaye akiga ubwo icyabaho ntago wahita umushyira mu rugo cyangwa se ukamushyiramo ufite ubushobozi kugira ngo ugire asubire mu ishuri nyine yigemo bana se cyangwa se yige byaterwa. Sorry, ikibazo nakubashije kiravuga giti umwana afite imyaka 15 sibyo umuteye inda kandi mwaryamanye mwabyumvikanye we nawe, ese kandi wese wari witeguye ko muri bubyarane kwa kwabonaga ari umwana ariko washaka kuryamana nawe nyine kwa kundi nyine abagabo bameze sibyo? Ese uwo mwana aje akubwira ati wanteye inda kandi nta hantu mfite ho kuba, wamushyira mu rugo mukabana cyangwa wamutekaye n'ibitwe ukamufashiriza ahantu hari icyo wamwihakana? Mbwira kimwe muri ibyo, nicyo kibazo ndi kubaza. Namushyira mu mago kuko n'ubundi se icyambere cyo ngo hari umuntu uri ku ruhande mavuga ngo nese icyambere inyuma ya kamera n'umunyamakuru ariko mwihorera. Njyewe uko nteye nakamvuge nkanjye ntabwo naryama n'umuntu akunda ntiyumvishijemo. Sorry, ikibazo cyawe namushyira mu mago kuko n'ubundi nawe namwishimiye. Okay. Ese kino cya kabiri abasore muryamana n'abantu mukunda gusa cyangwa hari ukuntu umubiri ushobora kuberekeza ku muntu ukavuga reka turyamane nshire nyine? Murabizi uburyo nyine ubuzima bumeze bw'iki gihe, turi kuganira ku buzima bw'iki gihe ukuntu bugenda. Ese ushobora kubishaka ukaryamana n'umukobwa kandi utamukunda uzi ko biri burangirira? Ese ikintu nari kukubaza, waryamanye na mukobwa uzi ko biri burangirire hahandi bikarangira mudakoresheje kondomu nk'uko wenda bashishikariza urubyiruko ugashita twamuteye inda mwabana uwo muri iyo myaka ni imyaka 2013 namukunda twabana kuko urukundo rurakora abana bazakubeshya babanye bose kera cyangwa se n'ubu ngubu ntago ari uko bakundana. Ngiye ko nabyemera bira bintu nyine umuntu agira ntuza imiteke mindset ziwe urukundo rurakora. Wowe niko nyine ku ruhare rwawe niko byemera. None singa ariko nkubaze Fani nakwereka nkubwire ntago uzi ingo zicana inyuma nuko se zidakundana ziba zikundana. Kandi nanone ikindi nshobora kuvuga cyo nuko shangiye ukuntu nteye wapi iyo tumaranye igihe ngiye nkuyumvamo even if twatwaragiranye beef nkuyumvamo nyine kuko ni we mba mbona kenshi. Uzarebe nk'indirimbo iyo yanga ukayireba kenshi ukayanga pe ukayisanga hano ukajya hari ukayihasanga birangiye uyikunze ibyango bikunze. Ibyo ndabizi ariko burya imitima ibitandukanye mu buzima. Nyine hari n'igihe wenda ushaka kumuca inyuma bitewe nuko mudakundana cyane cyangwa se nawe ari n'akageso ariko ubundi wamushyiramo pe kuko umuhemukiye. Arega natwe twishyira mu cyimbo cyabo. Ese uri umukobwa cyangwa uri umwana wawe byagenda bite? Nyine biragoye ariko Luka kuba ndi kukubaza gutya kugira nyine ubwira abakunzi ba Fani TV show ariko kuba ndi kubikubaza uri gutekereza gutyo naga ariko abasore bose batekereza uyu nta nubwo bagomba gutekereza kimwe. Ubajya bavuga ngo njye kandi uko ndi wende ndi uwo nguwo sibyo? True. None rero we ku ruhare rwawe utubwiye ko uramutse uteye umukobwa inda waba umukunda waba utamukunda mwabana twahasaringa kabisa. Mwahasaringana kubera ko uba ukeneye nyine kubungabunga umutekano wa mwana none uzi ikintu wa amaraso yawe. Uzi ikintu kirenze umwana umwana utarezwe n'ababyeyi bombi ukuntu ari bibi Imana. Okay, none reka nkubaza ikindi. Ese wa muntu mwabaye muryamana utamukunze ukamushaka kwa kagutwitiye nyuma ukazakoresha DNA ugasa wa mwana su wawe cyangwa yanamubyara ugasasi nyine simusugusha tangira gushidikanya. Muri rusange usanze wa mwana yaratwita ataruwe kari mwacanye mu buzima bukomeye. Ese wabifata gute? Njyewe nabifata nabi kuri kota ariko y'umugore ariko umwana ntago yaba victime y'amafuti ya nyina. So ubwo icyo cyaba cyo nakwirinda yuko umwana icyo twaganira twakwirinda yuko umwana amenya yuko
okay even if yanabimenya Yeah. keya wamuhaga Okay. nizitandukane pe nizo wamuhaga ubwo Ese- n'udushobora kurerera Reka ese wakura umwana mu muhanda ukagenda ukamurera nk'abandi bose reka tureke kubeshya abanyarwanda ya wakura umwana mu muhanda ukamurera sibyo ariko wa mwana ukuye mu muhanda uba uzi neza ko atari uwawe cyangwa atari uw'umugore wawe sibyo ese wa mwana w'umugore wawe yaba yarabyaye ahandi none yanakubeshya ko ari uwawe indi ukayirera ukayitaho ikagera nko mu myaka 5 warangiza nyuma ukazumva ko wa mwana atari uwawe ukomeza kwitwara nk'uko witwaraga mbere cyahahinduka byahinduka ku mwana ariko umwana ntakabe victime ya hagati y'abantu babiri bahuye atanabizi abantu babiri barahuye bikorera ibyabo ya none undi baramubyara wenda wowe ugira ragina ese wowe nimba utifitemo ikintu cy'ububyeyi ubwo bundi ubwo yaba uwawe bwo wamurera ukamukunda uyasha njye icyo numva cyo nuko abana n'abana nyine kandi umwana agufata nka se buriya we ntaga uwatazi ntagamuzi niyo bamumwereka azi wowe okay ukuri gutekereza rero nanga ariko nabandi bago batekereza gusa wenda abakunzi bafanitse ibishobora bazanyana bavuga muri comment ko babyumva ariko ngiye ko mbyumva ari uko bivuga ariko biri waburi nyangamugayo anyway hagati aho ngaho noneho sasa uryamanye n'indaya waguze ku muhanda oya umfikibazo cyanjye mbwira nacyo ugiye ugahora n'indaya nyine uko ubizi nyine ubuzima bw'iki gihe uko bimeze ugiye ugahura n'indaya mukaryamana ku muhanda ukayigura ukayihereza amafaranga wenda bikaba ngombwa ko bwa buryo mwari gukoresha bwo kwirinda mutari bukoreshe ese aje agushakishije ahantu hose uratazi ntazi izina ryawe muhuriye ku muhanda uramuguze bitewe n'ubushyuhe ufite mu mubiri wawe ese yandaya ku muhanda izazi gushakisha guhiga kubona izakubaza ngo izakubwira ati wanteye inda ese wayemera cyangwa wayihakana ako nawe rwose mbese se uvuze indaya indaya ku muhanda irayi iryamana n'umugabo wese ibonye niyo ndi kuvuga none se ubwo uri kumva ari njye yaba yaryamanye nawe wenyine uwo munsi none se yanda ko kiba yari yawe byanyanze ese akiza kwikubwira ngo nteye wabyakira gute ahita amubwira akajya none wowe nani sase byanantera none gusa ubwo yabaza ambwira iki nahita nkamumenera nka namubwira ati uri bushe reka none se abaye uwo munsi mwahuye yaragiye ku muhanda kubera ko yari yabwiwe yanamuraye kubera ubuzima wenda cyangwa baramwirukanye ari indaya cyangwa atari indaya nakubwiye wowe we muhungu ufite ikibazo cyanjye nyine uri kumva ubishaka ugiye ku muhanda gushaka indaya yaba urayi akaza uwo munsi sorry babara cyane uhuye n'indaya ku muhanda nyine wowe urazi ngo ugiye kugura indaya ariko ya ndaya uguze ni wa mwana wabuze icyo akora akaza ku muhanda kwigana abandi noneho yabikora kubera ubunararibonye buke aba afite mu kazi experience ubwo mugahura ukaryamana wowe ngo ni indaya uguze isanzwe ubifite ubikora nk'umunyamwuga we kubera experience nkeya atwaye inda yawe nyuma araguhize kubera atarakuzi atazi n'amazina yawe urabise indaya naguze wasize abantu baryamanye araguhize nyuma arakubonyera kugira ati wantende umwana ntwite n'uwawe kandi urabizi ni indaya wasanze ku muhanda wabifata gute ntabwo namwemera nabwirwa n'iki se yuko adasanzwe yicuruza none aramutse akwegera akakubwira ati rwose umusore mwiza ko wandebaga aribwo bwa mbere nje ku muhanda akakubwira ati rwose ariko nanone fani umuntu usanzwe yicuruza n'umuntu ubikoze wenda amaze igihe atabikoze they are not the same ntabwo ari kimwe ntabwo ari kimwe aba yarabyaye sibyo yamara kubyara akaba afite boyfriend bakaba babikurikirana buri munsi wenda kubikurikirana abakunzi bafanitse ibisho mutaza kubyumva wenda harimo abatari kubyumva wenda mukaba mubikora buri munsi bahavinga sex noneho nyuma yaho ariko atabikora nk'umunyamwuga yanga n'indaya pe ariko nyuma akaba indaya nimuryamana uzumva ameze nk'indaya yo ku muhanda kubera iki boyfriend we babikora buri habit kandi yaranabyaye uzabikora wumve ni nk'indaya n'ubundi bisanzwe azajya kwa mu boyfriend we njye namwihakana uyu muntu wakuye ku muhanda wape rwose ntunabivuge pe umuntu wakuye ku muhanda niyemeje nkavuga ati wallahi amwe mwita Sodoma
cyane ubundi ubwo mvuga ati ni wa wundi uri muri onapo mana nizo abantu bakora ubwo buntu nako uwo mwuga tunabahaye respect ariko abenshi ndimo nakubwira impamvu ntabyemera abenshi baba baragiye mu babonoza urubyaro kandi batanagize bari muri onapo so rero niyo mpamvu ntabyemera navyo birashoboka okay kwe kitakwemera kwe kiwakuyakana umwana w'umuzirana gitaravuga utazi n'icyayi kandi ari indaya kwe kiwe musore utakumva wenda ko byo byarabaye nkagasi yaje kana gusobanura ku kimwe cyose wamukakana yagusobanura ku kimwe cyose uzi ikintu cyabaho mwategereza uwo mwana akavuka mukazajya gupimisha buriya twagize amahirwe cya kigo cya Kacyiru kiraza mwagira Rwanda what RFL Rwanda Forensics Laboratory kibazo rega nanjye uri kwimbaza kupimisha so rero cya kigo kuba cyaraje ni amahirwe ahubwo ku miryango imwe n'imwe ifite ishidikanya kugira ngo bakiyoboke ahubwo de noneho bagira ikibazo cy'iki gihe rero urasanga ibibazo batse zifite abana 10 ugasanga wa mugore wubatse urugo afite abana 10 batatu nabo umugabo abandi basigaye 7 hagaze abakuru ariko amugabo babana ko yaba yarababyare muri rwa rugo abazi ko babana nabi ese reka wenda reka tujye kuri icyo kibazo cyo waruvuze ese wowe uri amwanzuro wo kuba umuntu yapimisha DNA test urabyemera cyangwa kubyemera 120%. ariko biri gusenya ingo z'iki gihe ubundi zisanzwe ubwo zubakitse nkarega reka nkubwire nimba ukunda umugore wawe neza ubundi ingo zubatse abagabo barya abagore babo bonyine ni bangahe ku ijana muri no Kigali yewe ndashaka wenda ngo nakubwira ahubwo se abagore bo babikurikiranirwa n'abagabo babo bonyine gusa bangahe ku ijana muri no Rwanda burya wenda okay tubigihore nabyo tuzi ariko ubwo nta gaciyemo ariko si kuvugira abagore ariko abagore umugore uzi ubwenge ntabwo ajya acinya umugabo we ashobora no kubona ko umugabo wiwe amuca inyuma sibyo ariko akabyihangana kugira ngo bubake urugo arere n'ababana bagira uburere bwiza sibyo ariko burya umugore ubona umugabo yamuca inyuma akabwanuka si byiza ariko none ku rundi ruhande burya umugore waciye inyuma umugabo we aramusuzugura amufata feke kandi akitwara nabi uyu mugore waciye inyuma umugabo waba yagiye waciye inyuma umugore we aritwararika kandi agatanga kiyamugore sibyo ikintu nayo nshatse kubwira abagore muri rusange nanjye ndi ntabwo twakwiye guca abagabo baciye uyu arigana n'umugabo nawe ntabwo yagaciye kuki se mwebwe mwumva yuko ari mwebwe mutagomba guca inyuma abagabo banyu bo batagomba kubaca inyuma nyine niba umuryango ugomba ugizwe n'abantu wubatswe n'abantu babiri havaho amashami rero haribo bana rero iyo hivanzemo abandi bantu niho usanga hajemo kutagira impamvu nari mvuze gutyo ni ukuvuga ko umuco wa kinyarwanda reka tujye tureka gukomeza kubishyira abanyarwanda bene wacu ariko muri rusange tuzi ko abagabo bagira irari baremanwe mugira akantu k'irari mwaremanwe gahora gashyugumbwa nkabona umukobwa azunguza ibuno hariya ati wampa kureba uriya mukobwa ubwambure bw'ukuntu ameze cyangwa uburyo ameze kandi hako fani baburetseho gatoya ndetse gato nkubwire duhora twumva ko abagabo muhora ahetse nkubwira abantu ba kera bajya baturasiraho ukuntu bakavuga ngo abana b'ikigenga ibiki fani abantu ba kera urebe abantu ba kera ingo nyinshi nyine wenda sinzi urebe families nyinshi abantu ba kera abana umubyeyi w'umumama ufite umwana uhuje na se hano 1%. Nyine abana nimba afite nka 7 ubona kera babyaraga benshi nka 7 cyabangaye abahuje bazi ni bakeya rero ahubwo ibi buri ntuza buri generation igiye cyacyo kandi nanone abakera yego barasambanaga oya ntago oya turi kuhereza abafana n'ibishonye sibyo abakera nyine barasambanaga nyine umuco nyine wa kinyarwanda bavuga gusambana sibyo
barabikoraga ariko bakanamenya nazacingano z'ingo zabo kandi n'abagore babo baciye inyuma bakabibamenyesha niba uri umugore uri mu rugo ukamenya ngo ufite inshoreke yawe ku ruhande sibyo ariko umugabo wo ngubu umusanga ari kuguca inyuma neza sibyo ariko amaze sheri ibi n'ibiki sibyo akabihakana ese biriya bintu ubona ari byo we mutubirwa ntago ari byo impamvu anabyihakana ni ugutinya inshingano kuko urabona kera se ko bahingaga bakeza bagatungwa n'ubuhinzi ubu ngubu se n'amashuri warangiza gatandatu yisumbuye ukaba executive cyangwa se ibyo wigiye ukabikora neza ariko ubu ngubu n'ibyo wigiye si byo ukora ahubwo uragira so rero bisaba yuko muri kino gihe impamvu abantu batinya inshingano ni uko nta bushobozi nta kazi gahari mani kandi nanone ikindi abagore baraturusha ubushobozi nk'abagabo cyane wenda kuri urwo ruhande abagore basigaye barusha ubushobozi mu gake ariko si cyane gusa by'umwihariko twaje kuganira ku kibazo nyine cy'abakobwa baterwa inda batujuje imyaka cyangwa abasore batera inda batabitekerejeho ariko watugejeho igitekerezo cyawe twacyumvishe abakunzi ba Funny TV show muri comment bazavuga ukuntu babyumva noneho twebwe kore like bakande subscribe share na comment batubwire uko babyumva kugira tuzamenye ikiganiro tuzakurikizaho uburyo kizacyitwaye dukurikize za comment zabo bafana ba Funny TV show bakunzi ba Funny TV show nukuri njya nkunda kuvuga akajambo kamwe ngo ntabafite sinarya ke namwe mutamfite nago mwabasha gusega sibyo rata nukuri kwimana kuba mbafite n'umugisha ndabakunda cyane kandi nukuri kwimana pe gukanda kuri kara kazogera ka subscribe ukanda kuri subscribe ugakanda ukazogera hasi kujya ujye ubona notification za Funny TV show ni ibintu by'ingenzi pe nukuri kwimana muvandi ubikoze wabiki ko twese kuba hari iyi si ni magirirane kandi ngiye ntabafite nukuri kwimana abafana banjye sinarya pe ntabonye mwarebye ibintu byanjye sinarya kandi nanjye mutamfite nago mwabasha guseka nukuri muzatubwire muri comment ko ibintu Lucas avuze yive ibintu avuze niba uko mubyumva tuzabona aho duhera ubutaha hari uburyo bashobora kunkurikirana kuri Instagram nitwa Yive espace Kiba Kiba mu kinyarwanda K I na ba na a cyangwa se nanone nta kibazo aho ngaho ubutaha rero muri comment muzavuge niba wenda tuzafata Yive tukamuza n'undi mukobwa wenda tukabaza uruhande rw'umukobwa ukabyumva tukabaza n'urw'umuhungu ukabyumva kugira ngo bigene neza uyu munsi impamvu twabazaniye umusore gusa twajya twumva muri comment icyo muri bubivugeho ariko ubutaha tuzatumira undi mukobwa ari kumwe na Yive batubwire uburyo babyumva ibintu byose bibe byiza gusa wiganirije so muzanza nago wiganirije abantu bo muri comment babito erega hano hari abakunzi ba Funny TV show kandi baba bari kukureba kandi baba bumva nibyo uvuga kandi burya comment mu buzima zirafasha cyane gira ndashaka ko wenda hari inama wagira abakunzi ba Funny TV show ukagira nyine inama abana batujuje imyaka baterwa inda bakiri abana ukagira abasore inama batera inda bataziteguye bishora mu bintu bibi watubwira kubyumva mu magambo make ni inama icyambere cyarega inama watagiye n'ababyeyi babo ubundi kuzibagira umubyeyi burarakubwira ahubwo nuko utumva reka nawe nongera akandi icyambere cyo bakamuhere kubajama uko icyo gihe ni nk'abaye mufashe ku ngufu arega hari igihe umukobwa umushukisha utuntu icyambere cy'abo bana ntabwo byemewe pe kandi nawe umusore cyangwa se umugabo uzajya i Madrid imyaka 25 igihe nawe ubwawe umuryango Libu yarabahagurukiye byiza ariko kwegitara abasaza bari imbere so rero nawe mukobwa wishaka waregana n'abakobwa bajyaho kwera vision no gushaka gutunga ibintu vuba ntabwo ushaka ngo bagende step by step nawe rero wikirukankira ibintu ngo wumve mugenzi wawe yabonye iPhone afite imyaka 25 wowe wa 10 n'ingahe mwashaka kuyigira ibyo bireke bagire bakore tap by tap ibindi byo ni amahane ibindi byo birizana. Thank you very much, I love you guys. Murakoze abakunzi ba Funny TV show, tujye kuza tugenda tubagezeho ibiganiro bigiye bitandukanye ku buhanga bwa kamera. Hariho kameramani cyane wakameje ndetse ngo muvuge mu izina sabikunda, ariko nanjye ndi ku buhanga bwa mikoro ni Funny TV show. Ndabakunda cyane no kuri kumana n'abafite sinarya kandi bye.